Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibagire neza kuri mwebwe mwese muri kumwe natwe muri uyu mwanya mwiza wo gusenga. Turabakiriye muri morning prayer. Uwiteka abagire neza. Muri kumwe nanje Arsene Ndikumana. Turashima Imana ko mukomeje kubana natwe kandi mukomeje gusangiza abandi isengesho ryo mu gitondo kugira ngo babashe gutangirana n'umunsi bari kumwe n'Imana, babashe gutangirana n'umunsi basenga basoma ijambo ry'Imana. Uwiteka abagire neza. Nkuko mubizi iki cyumweru abo tumaranye iminsi turi kuganira ijambo rivuga ngo ukibyuka senga. Haleluya. Twagiye twiga ijambo ry'Imana ritandukanye uko ryagiye ritwereka ko by'ukuri ikintu cya mbere umuntu yari akwiye gukora akibyuka amaze gusanga ko ari muzima ahumeka. Ikintu cya mbere yari akwiye gukora ni ugusenga, ni ugushima Imana. Just mu magambo make ukabwira Imana ngo Mana urakoze, ndagushimiye kubashije kumbyutsa ndi muzima, kubashije kubana nanjye muri iri joro. Haleluya. Mbere yuko usimbukira kuri telefone, mbere yuko usimbukira muri dushe, mbere yuko usimbukira mu kindi kintu, vuga ijambo rimwe gusa ryo gushima Imana. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana atubwira muri Zaburi igice c'143 umurongo w'8 ngo mu gitondo unyumvishe imbabazi zawe, ngo kuko ari wowe nizigira. Haleluya. Umenyeshe inzira nkwiriye gucamwo, kuko ari wowe cururira umutima. Yesu ashimwe cyane. By'ukuri hari ibyanditswe byinshi tumaze gusoma, tumaze kuganiraho. Ijambo ry'Imana rigenda ritwigisha ko mu gitondo kare hari ikintu ukwiye gukora, hari ikintu ukwiye kubwira Imana, hari ishimwe rikomba kuva mu mutima wawe ukarizamurira Imana mbere yo kugira ikindi kintu cyose ukora. Yesu ashimwe cyane. Ni akanya keza uba ubonye nanone ko gushima Imana, ko guhimbaza Imana, ko kuvuga gukomera kw'Imana, ko kwatura uburinzi bw'Imana ku buzima bwawe. Uyu mwanditsi wa Zaburi aratubwira muri uyu murongo ngo kuko ari wowe nizigira, umenyesha inzira nkwiye gucamwo. Yesu ashimwe cyane. Umunsi uba usa nkaho watangiye, uba ugiye kujya mu bikorwa bitandukanye, hari gahunda nyinshi uba ufite, ariko kuba utabanje kubwira Imana, kuba utabanje gusenga ngo ubwire Imana ikwereke inzira, ikwereke ibyo uza gukora. Haleluya. Bibiliya mwibukira tubwira ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Hari igihe ushobora kwiyobora wowe ubwawe ugasanga wayobye, ariko mu gitondo kare ukibyuka Yesu ashimwe cyane, jya ubwira Imana ngo Mana uyu munsi yobora intambwe zanjye, uyu munsi yobora ibitekerezo byanjye, uyu munsi nyemerera mbashe kugenda ushaka, mbashe gukora ibyo ushaka, mbashe guhura n'abantu wateguye ko mura nabo abantu b'umugisha. Yesu ashimwe cyane. Iri ni isengesho umuntu akora akiva mu rugo, iri ni isengesho umuntu akora akibyuka. Haleluya. Iminsi yose rero ukibyuka menya ngo banza usabane n'Imana, banza uganirize Imana, kubera ko Imana iba yiteguye kwakira amashimwe yawe buri gitondo cyose. Uwiteka kugire neza kandi agushoboze guhora usenga, guhora ubanza isengesho igihe cyose ubyutse mu izina rya Yesu Kristo. Mwami urakoze kubw'ijambo ryawe, ugire neza ubwoko bwawe, ubane nabo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mugire umunsi mwiza. Shalom shalom.